Karame nyagasani, turakwitabye kuko duhamagaye ku neza yawe. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Amahoro bana b'Imana, nimuhumure, Imana iradukunda. Ije kutugera neza kuri wa gatandatu w'icyumweru cya 4 cy'igisibo, tariki 5 Mata 2025. Aha niho tugiye guhura n'Imana. Isomo rya mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya, umutwe wa 11, umurongo wa 18 kugeza ku 20. Yeremiya abwira Uhoraho ati: igihe umburiye nkabyumva, niho natahuye imigambi mibi yabo. Ngewe nari nk'umwana w'intama utuje bajyanye mu ibagiro. Sinanizi ko bangira imigambi mibi bagira bati: nimucyo dutsinde igiti cy'igitoshye, tugitsembe mu gihugu cy'abazima. Uhoraho mugaba w'ingabo, wowe utegekana ubutabera, ugasuzuma umutima n'ibitekerezo, nzareba uko uzabihimura, kuko ari wowe nashinze akarengane kanjye. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ni ya 7. Uhoraho Mana yanjye, ni wo buhungiro bwanjye. Uhoraho Mana yanjye, ni wo buhungiro bwanjye. Ntabara unkize abankurikirana bose. Naho ubundi barampotora nk'intare, bakantanyaguza ntawe batesheje. Uhoraho urancira urubanza ukurikije ubutungane n'ubuziranenge bwanjye. Ubugome bw'abagizi ba nabi ni buhoshe, ukomeze ushyigikire intungane. Koko rero uzakari ku mutima no mu nda y'umuntu, wowe Mana nyir'ubutabera. Ingabo inkingira n'Imana ubwayo, ari nayo mukiza w'abafite umutima utunganye. Imana niyo mucamanza utabera, nzaririmba izina ry'Uhoraho umusumba byose. Uhoraho Mana yanjye, niwe buhungiro bwanjye. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Yohani, umutwe wa 7, umurongo wa 40 kugeza ku 53. Muri icyo gihe Yezu yigishirizaga mu isengero ry'i Yerusalemu. Benshi muri rubanda bumvise ayo magambo baravuga bati: uyu niwe wa muhanuzi koko. Abandi bati: ni Kristo. Abandi nabo bati: Kristo azaturuke se mu Galileya? Ibyanditswe ntibivuga ko Kristo ari wo mu nkomoko ya Dawudi, ko azaturuka ku musozi wa Betelehemu, aho Dawudi yavukiye. Ibyo bituma rubanda bicamo ibice kubera we. Bamwe muri bo bashakaga kumufata, ariko ntihagira umukozaho n'urutoki. Nuko abagaragu baragaruka, basanga abatwara heza bitambo n'abafarizayi, barababaza bati: ko mutamuzanye n'iki? Abagaragu barasubiza bati: nta muntu wigeze avuga nk'uwo muntu. Abafarizayi bati: ese namwe mwashukitse? Hari n'umwe mu bategetsi cyangwa se mu bafarizayi wamwemeye? Si rubanda ruriya rutazi amategeko? Ni ibivume. Umwe muri bo Nikodemu wigeze gusanga Yezu mbere, arababwira ati: hariya amategeko yacu apfa gucira umuntu urubanza batabanje kumwumva ngo bamenye icyo yakoze. Baramusubiza bati: mbese nawe uri umunyagalileya? Uzashishoze uzasanga nta muhanuzi uvuka mu Galileya. Nuko bose bari kubura barataha, umwe we undi we. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bayoboke b'Imana, nimugire amahoro. Aha tugeze ni kuri buri munsi. Ufungure buri munsi. Ufungure buri munsi. Ufungure abandi buri munsi. Ijambo ry'Imana buri munsi. Ineza y'Imana buri munsi. Buri munsi amateka yawe. Buri munsi ubuzima bwawe. Buri munsi uko ubayeho. Buri munsi uhura n'Imana. Ukomeze ujye ubyibazaho niba koko ubuzima bwawe buri munsi yawe ni iyihe wowe. Buri munsi yawe. Amasomo twateguriwe uyu munsi, iyi buri munsi y'uyu munsi nyine, iratwerekeza ku ntumbero dufite. Intumbero yawe ni iyihe? Tugiye gutandukanya amagambo abiri ari mu rurimi rw'Igifaransa, neza agiye gukwereka aho intumbero yawe yerekeye. Intumbero yawe ni iyihe? N'amagambo abiri, rimwe ryitwa division, amacakubiri, irindi ryitwa vision, intumbero. Hamwe n'intumbero, icyerekezo ukuri kujya mbere, ahandi n'amacakubiri yanda gusubiza inyuma. Ese ukura utera imbere cyangwa ukura usubira inyuma? Turaza kubona ko icyo bita amacakubiri ari cya gihe tugira imyiryane muri twebwe. Izo division nyine ni cya gihe ufite imigambi mibisha. Iyo ni division. Ana amacakubiri ubwo n'ubutane. Ariko iyo ufite icyerekezo, intumbero, reka tuvuge nziza, umererwa neza kuko uri kureba kure. Kureba kure ni ukubona Imana. Ikiza kubwira ko ubonye Imana ni uko uzaba umugira neza. Umuntu ufite division arangwa n'amacakubiri,
arangwa n'umunabi, arangwa n'amakimbirane, arangwa n'ubugome. Naho ufite viziyo we arangwa n'iki? Arangwa n'ibitekerezo byiza, arangwa n'intumbero nziza, arangwa n'ubugwaneza. Aya masomo rero yose dukomeze tuyakurikire, maze nawe uze kubaza uti harya intumbero yanjye ni iyihe? Aya masomo yombi harimo abahanuzi babiri batwerekeza ku ntumbero, batwerekeza kuri diviziyo cyangwa viziyo. Yeremiya ndetse na Yezu bagiriwe nabi, bari kugambanirwa, bari gucurirwa imigambi mibisha. Ibi byose bigatwerekeza uburyo Yezu muri iki gihe cy'igisibo turi kwitegura abagiye kumugambanira, abagiye kumuhemukira, abamufitiye diviziyo, abari gushaka kugira diviziyo ariko afite intumbero yo kuzadukiza. Icyerekezo cyangwa viziyo ya Yezu ni ukudukiza, naho abandi barakomeza baryagagurane, bamarane kubera umwana w'Imana. Mu isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'umuhanuzi Yeremiya turumva afite imigambi mibisha yo kugera nabi intungane. Iyo ni diviziyo. Ngo ni mucyo dutsinda igiti cy'igitoshye tugitseme mu gihugu cy'abazima, n'ibindi. Kugira nabi umugira neza, wakugiriye neza wowe ugiye kumwitura inabi. Icyo nicyo bita nyine diviziyo, amacakubiri. Umuririmbyi wa Zaburi araza gutwibutsa ko iyo wiringiye Imana, iyo ushyize amizero muri Nyagasani ntacyo uba. Uhoraho Mana yanjye niyo buhungiro bwanjye. Amen. Iyo werekeye ku Mana, iyo niyo viziyo. Icyerekezo no kubona Imana. Ngaya amagambo ya mutagatifu Irene wa Lyon ubwo yagiraga ati: La gloire de Dieu c'est l'homme vivant et la vie de l'homme c'est la vision de Dieu. Ngo ikuzo ry'Imana, igishimisha Imana nuko umuntu ari muzima, nuko umuntu ariho. Hanyuma ubuzima bw'umuntu nukuzabona Imana, vision. Ngiyo ya viziyo rero twese tugomba guharanira. Hanyuma iyo ushingikije Imana koko ugera kuri viziyo ukabona Imana koko. Niba usenga, ikizabwira abandi gusenga nuko uzabona Imana. Wabonye Imana rero nta kindi abagisigaje kuko aranyurwa. Twumvise muri no vanjiri uburyo hari abatangiranye diviziyo bikaza kurangira ibaye viziyo kuri bamwe, abandi gukomeza kuba diviziyo, kubera ko bamwe abakuru batumye nanjye kuvuga bato abagaragu ngo bajye gufata Yezu. Ngo ariko dutungurwe n'ikintu gikomeye cyane, uburyo basanze Yezu ari kwigisha, ari mutaraga, nabo bagafatwa bakanyurwa. Kubera iki? Kubera iki akantu umubyeyi byagezeho bibonera Yezu ubwe, nabo baramwiyumvira, bamukoraho, baramwumva, bamutega amatwi. Bituma ya diviziyo bari bafite, bya bitekerezo bifutamye bari bapakiyemo, bagezeho birahinduka. Kuko nyine iyo wonye Yezu ugira viziyo, umererwa neza, ugira icyerekezo kijya mbere kigana ku Mana. Bariya rero bari batumye biragaragara ko batarahura na Yezu, niyo mpamvu bakifite mu mwiryanire. Nabyo umuhanga avuze ati: mubyeyi nujya utongana ukabona umuntu ari gutongana, ukabona abantu bafite amatiko, amakimbirane, amanyanga, amacenga, ingeso mbi bari kwivuguta aho ngaho, nuko bataramenya Imana, batarabona Imana. Iyo wabonye Yezu yo mwahuye, hari ibitekerezo uhindura imyumvire, bityo ukamererwa neza. Iyi somo ry'ivanjiri rije koko ritwibutsa ko akenshi dutekereza nabi, tugapanga imigambi mibisha, ati genda ufatire uriya, genda unkorere kiriya kibi. Ariko iyo wahuye na Kristo, aho ni mu isengesho, ya bitekerezo bibi by'abagome birahinduka. Guhindura imyumvire, imyifatire bitewe n'uko wahuye na Kristo. Ngo nuko Abafarisayo babaza abagaragu bati: ko mutamuzanye? Ngo abagaragu barasubiza bati: nta muntu n'umwe wigeze avuga nk'uwo muntu. Amen. Ngo ubuhamya bw'umuntu uhuye na Kristo, ngo kuko ahindura ibitekerezo n'imyumvire, agakora icyo bita akabona viziyo, akabona Imana, viziyo. Natwe mu buzima bwacu ntiduhema guhura n'abantu bafite imigirire mibi, imigambi mibisha, bafite diviziyo. Ariko iyo tugize Imana bagahura n'ivanjiri, bakumva ijambo ry'Imana, bakakira Kristo, bakamukoraho, bakamwumva, uko biri kose barahindura ibitekerezo. Nta buryo wajya kwa Yezu. Byawe n'umuhanuzi Izayi tubwira mu mutwe 55 umurongo wa 10 kugeza kwa 11, nta mvura ishobora kugwa ngo isubire itaweje ubutaka. Ni nako ijambo ry'Imana, ijambo wumvise, ijambo rya Kristo ritabura nyine kuguhindura. Ngaba bagaragu uburyo bigenze. Nubundi ntibiza kurangira hangaha. Bamwe baraza gukomeza bagume kuri Yezu bamunambeho, abandi umwiwe undi iwe,
bamwe bitangire kuba yazamwe amacakubiri abatamwakira neza. Abazamwakira neza bazanyurwa, bazishima, bamererwe neza kuko bahuye na Kristo. Bahuye na Kristo wese yunga ubumwe. Ngiyo Ukarisiya dusangira, ubumwe bw'abantu bahuje na Kristo, kubumwe na Kristo, kumwe na bagenzi bacu. Niki kimenyetso cy'uko wahuye na Kristo, ubumwe. Ngiyo viziyo, ngiyo icyerekezo cyawe, ngiyo ntumbero buri wese yagombye kugira igihe cyose ugiye gusenga. Akesha amacakubiri. Iyo ugiye gusenga, ngo umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, ngo abagabo 3 ngo baracuruzanyaga ibintu bikomeye cyane. Ngo muri abo bagabo ko ari 3, ngo 2 ngo ntago bari bakize cyane, umwe muri bo akaba yarakize cyane. Baba 2 ngo batari bakize cyane, kwirinda kuvuga ko bari bakennye kandi barakoraga bimwe, batangira kujya mugenzi wabo ishyara atari koko kugucyuriya turusha kandi ducuruza bimwe. Buriya abigenza ate? Imigambi irakomeza, bagenda bashakisha impamvu uriya yakize kubarusha arihe kandi bakora umugumwe w'ubucuruzi. Igihe kimwe kiza kugera baza kwicara abagabo 2 badakize cyane, bati koko tuzabigenza dute? Uyu akomeza kudukirana. Ngo bafata icyemezo, bapanga uburyo bwose bazamutumira, bakamutumira ahantu bakicara, ubundi bagafata kamwe, ako kamwe bafashe nanjye kuvuga bakagasaturamo 2, nenze kuvuga amacakubiri, bagashyiramo ikindi kintu, ubundi bakamunywesha, bigahita birangira. Bamaze gupanga ibyo byose barabinoza, kubera ko bari basanzwe bamenyeranye, ntabwo yari kubagora. Wa munsi uragera igihe bagombaga kwicara, nuko batumiza ngo agacupa kugira ngo basangire baganire. Baricara ko ari 3, yamashyiga 3 nyine ko bumvikanaga. Undi we ntiyamenya ruhe na ruhe, nuko ngo mu gihe batumije raundi ya mbere, agacupa ka mbere, baraganira, baraseka, barishima cyane. Ngo gato cyane wa mugabo warukize asohotse, nkaho agiye kwitaba telefone gatoya cyane, hari igihe biba ugasa n'uwisohoka gatoya. Babagaho ko ari 2 basigara ari bonyine, undi ntiyamenye ruhe na ruhe. Nuko bahita bafata utunkucenge bamushyira muri ya cupa rye, bityo nagaruka bize guhita birangira, ubuzima buze guhita burangira aho ngaho. Wa mugabo ahindukiye, bakomeza gusekana bagenzi be. Burya ngo asohoka hanze, ngo arege gukoresha komande y'ifi baza kurisha n'inkoko. Nuko bakomeza barishima, biba yubakira, noneho arabakira, azana ibiribwa bishyushye bimeze neza, azana amafi, azana inyama, ku buryo bwose bishima. Nuko amaze gutereka isahani imbere, uko yari yabakoresheje komande nyine iryoshye, babaga batangira kujyana inzara. Ati hanyuma se tubigenze dute umuntu utugiriye neza nk'uko nguko? Umuntu twakiriye agatokereza inkoko, agatokereza ifi, kongere koko? Bakomeza bandikirana utumessage ati tubikore. N'ubundi se ko twabikoze byarangiye. Abaga batangira kwicuza, batangira kubabara. Nuko wa mugabo warukize arababwira ati umva rero sha twarabanye, mwambaniye neza, turacuruzanya. Ubu ngubu buri wese ngiye kumukiza. Mu mashyo y'inka mfite, buri wese ngiye gukuramo inka 3 byibuze, nzigabire buri wese kuko twabanye. Ubwo rero mu minsi iri imbere muzitegure, muze mufate izo nka kugira ngo muzitungire iwanyu. Nuko haga bakomeza kwishima, ariko bari kwishima bari no gushirira imbere ati koko ibi twakoze tugiye gukora mugenzi wacu, utugaburiye, utwakiriye, utugabiye, koko tubikore. Bakomeza baherekanya utumessage ati tubikore. Ngaho nawe ukurikije ibyo bakoze barabigarura hehe, kandi bamaze kumushyiramo utuntu muri rya cupa, babihari ikibazo aho kugira ngo bishime ko bamaze kubagabira, mu mitima ntibongeye kwishima. Nuko mu gihe wa mugabo ajya gusomaho kugira ngo akomeze se kwandika ikindi gitabo tutavuze nonaha cyarupfuwe, nuko babagabo baza kujya wita mu buryo butunguranye. Umwe amera nk'umuntu ugiye gukubita isazi, igiye kugwa hafi ya za nkoko ndetse na ya mafi. Rya cupa ryarimo twatuntu bwaburozi ritarukira hirya, yose ahita arameneka. Wa mugabo ntiyamenye ruhe no ruhe, bagira ngo ni igihombo nyine kibaye nk'ibisanzwe. Nuko wa mugambi uburizwa mu utyo, ntibongeye kumwica.
kubera ibintu yari amaze kubakorera, kubera ibyo yari amaze kubasezeranya, nuko birangira ya nzoga yari yarozwe imenetse hasi. Sinjye wahera bayoboke b'Imana, Yezu Kristo akuzwe. Reka dusoreze gutuntu tubiri nawe tuza kongera kugufasha gutekereza, ese uri kureba hehe, imigambi ufite imeze ite? Icya mbere, materialiste que nous sommes. Turi abantu benshi dukunda ibintu. Mugenzi wacu nta bintu yaduhaye, dushaka kumuzimanganya ku isi, tugashaka kumugira nabi. Ariko twakumva ibintu we, twakumva ko bagiye gutugabira we, twakumva ko tugiye kurya tukamererwa neza mu nda zacu we, ugasanga twese umva nta n'umuduhemutsemo, twese nibwo dushatse noneho kujya twakora neza. Kare kose se ko bwa burozi wari bushyizemo, ubu koko buriya undi wanamwishe n'ubundi wamwishe ntibyarangiye. Ariko erezoma imigambi y'abantu siyo y'Imana, abantu sibo Mana. Nawe uze gucunga urebe, ese mugenzi wanjye atamaye ikintu nakomeza akamukunda, cyangwa nanjye mugira ishyara ntiyarandenze, arankiranye we, arandushije we, ariza akandusha we, arandushije we. Ugasanga nibyo twibereyemo, gucurira abandi imigambi mibisha. Materialiste que nous sommes, tugashakisha ibintu, tugatakaza abantu, biranjyanye n'ubuntu bw'Imana tutse bufite. Kuko abenshi tubayeho dushakashaka ibintu atarangiranye n'ishyari ryinshi cyane, ubugome gusa. Iyo bayita division bitewe n'ibintu. Abantu benshi batunze ibintu byinshi, ariko abenshi bari kumarana kubera ibintu, bari kubirwaniramo kuko nyine yahindutse division. Icya kabiri twanasorezaho nuko nyine isengesho riteye. Ubundi iyo wagiye gusenga ngo ujye witega ibintu bibiri. Ushobora kuva wahindutse cyangwa wahindanye. Ushobora kuva nyine uri muri division cyangwa ukaba uri muri vision. Ufite icyerekezo intumbero y'Imana. Ngo uko nanjye twongere twirebe. Igihe cyose tujya gusenga, wa muhanga wagize ati niba isengesho yawe ritaguhindura, uhindura uburyo ukora mu isengesho. Iyo uvuye gusenga bigenda bite? Experience avec Jésus. Bariya bari batumye ntago bari bahuye na Yesu. Abatumwe abagaragu, umugaragu w'Imana nyine ugera mu kiliziya, ugera mu ngoro y'Imana, wumva ijambo ry'Imana, uhabwa Kristo, uhinduka nawe umugaragu. Biri ku rwego rwo ushobora kumva Nyagasani, ukamwakira, ukabasha kumva Yesu koko ukamwibonera. Atari ngo bambwiye wowe se wibwiye iki? Wowe wibwiye iki? Ko Yesu Kristo bigusaba ngo experience avec Jésus, kwihurira na Yesu bwe. Icyo nicyo gituma abantu twari turi macakubiri division duhinduka tukajya hehe? Vision, tukabona Yesu. Yandeye Mutagatifu Irene, la vie de l'homme c'est la vie de Dieu. Nuko ni Imana, vision y'Imana. Ni ufitanye na Yesu umubano wihariye, ukamugeraho atari amakuru y'impuha bya bindi baguhishyemo, bya bindi bakubwiye, uzahigerera nawe ufashwe na Yesu. Urebe ukuntu Yesu yigisha ubuzima bwa Yesu, experience na Yesu, témoignage ya Yesu, ubuhamya hamwe na Yesu, wamwibone wamwikoreyeho, bizatuma uhindura ibitekerezo rufite byo kumugambanira, byo kwicisha abandi, byo kugira abandi nabi, byo gukora abandi nabi, byo kwica abandi. Imigambi mibisha izahinduka kubera iki? Yesu yatambagiye iwawe, yatambutse iwawe. Ese wowe uri guhinduka muri romisi cyangwa uri guhindana? Uze gukomeza ubyibazeho, uze kumenya niba ufite icyerekezo kigana ku Mana, cyangwa niba uri kuva ku Mana ujya mu mwobo, amacakubiri, amanyanga, amacenga, division. Ndakwifuriza kugira vision nziza, icyerekezo cyiza, ugana Imana buri munsi. Mwese Imana ibahe umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumbuko Ladislas wa Diocèse ya Cyangugu.